Yesu ashimwe. Ni umugisha kuri uyu munsi wo kuba imbere y'Imana kugira ngo dusangize ubwoko bwayo ijambo ryayo. Nagira ngo rero dutangire dusenga, tujye imbere y'Imana kugira ngo tuyereke iyi gahunda, kugira ngo idushoboze kuza kuba ibikoresho byiza kandi ijambo ryayo rize gufasha abaza kuryumva, abaza kurikurikira. Mu izina rya Yesu turakwinginze Uwiteka Imana kugira ngo wongere kutugirira neza kuri uyu munsi mwiza waturemeye ngo tuwishimiremo kandi tuwukoremo umurimo wawe. Turakwinginze ngo tweze udutunganye, kuko ijambo ryawe ritubwira ko ushaka kugira icyo avugira imbere yawe agomba kubanza kuva mu bidatunganye, kugira ngo Mwami Imana atagibwaho n'urubanza. Ndakwinginze rero utubabarire icyaha cyose, utubabarire ikitugaragaraho nk'umugayo, kidashyitse n'ikidatunganye. Mwami Data, utubabarire mu byo twavuze, ibyo twakoze, uko twarebye, ibyo twatekereje. Utubabarire mu buryo bwose twagucumuyeho, tubabarire uko twaba twagahishije izina ryawe, mu izina rya Yesu, kugira ngo Data ijuru ryongere kutwishimira kandi riturebane ijisho ry'impuhwe. Mwami Imana, uyu mwanya turi imbere yawe, turavuga ineza yawe, turavuga gukomera kwawe, turavuga imbabazi zawe, turavuga urukundo rwawe rutarondoreka, turavuga kugira neza kwawe Mwami, kuko ububi bwacu nta wundi wari kubwihanganira. Data, turavuga gucungurwa kwacu, turavuga gukizwa kwacu, turavuga kubaho kwacu. Ibyo byose Mwami Imana tubiheshwa nawe, tubihabwa nawe, kandi byose bikorerwa muri wowe. Ndakwinginze rero ngo uyu mwanya utubere uw'umugisha, uyu mwanya utubere uw'umumaro, uza gukurikira ijambo ryawe wese Mwami agirirwe neza nawe, urwaye Mwami abone gukira. Data, ufite ibindi bibazo nawe akuboneho ibisubizo, abababaye Mwami Imana ubaremere ibyishimo, abarwayi bakize, abashonje ubahaze mu izina rya Yesu. Data, uwo ari we wese ufite icyifuzo, ni ukuri asubizwe nawe, abasubiye inyuma bagirirwe neza nawe. Data, kandi abari mu rugendo rugana i Siyoni nabo ukomeze kubambika imbaraga, kugira ngo Data bazarusoze amahoro kandi bazabona ubugingo bw'iteka. Ndagushimye kuri Imana yumva kandi Imana ikora, Imana twabonye. Mu izina rya Yesu ukomeze kutugirira neza, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi iravuga ku gukurira muri Kristo Yesu, bivuga nanone gukurira mu gakiza. Gukurira muri Kristo Yesu ni umugisha utangwa n'Imana, ni umugisha uhabwa abagiriwe ubuntu bwo gukizwa. Iyo umuntu akura bivuga ko yanavutse. Kuvuka kwacu nk'abana b'Imana kugaragara cyangwa se kubaho igihe twakiriye agakiza, cyangwa igihe twemeye ko Yesu atubera umukiza n'umucunguzi. Nta muntu rero wakura atavutse, kandi nta n'uwakurira muri Kristo atavukiyemo. Umuririmbyi niwe wavuze ngo niba urimo neza gumamo. Natwe ndifuriza buri wese ko yagumamo urimo neza, kandi utarimo neza nawe agakora ibishoboka, agasenga Imana, kuko ariyo ibasha kuduhindura, ikamushoboza, ikagira icyo imukorera, hanyuma nawe agatangira urugendo akavuka. Kuvuka muri Kristo ntibisaba ko umuntu aba ari uruhinja mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka tuvuka nk'impinja nk'uko zivuka mu buryo bw'umubiri. Buri wese rero avuka igihe cye, igihe yakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 1 ritubwira ku mpinja. Riragira riti, bene Data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nkuvugana n'abakamere
cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha kandi nanone ntimurabibasha. Amen. Iri jambo ry'Imana dusanga muri iki gitabo cy'Abakorinto, mu rwandiko rwa mbere Abakorinto bandikiwe na Pawulo. Pawulo yababwiraga ko yabaganirije nk'impinja ndetse ko yabaramije amata, bivuze ko bari batarakura, bari bakivuka muri Yesu, banagombaga kugaburirwa mu buryo bw'umwuka ibyoroshye, ntibahabwe ari byo bigereranywa no kubaha amata. Kuyabaramiza bivuze ko baba bataranabasha kuyanywa ubwabo cyangwa se kuyinywesha kubera ko ari impinja. Aha rero mu buryo bw'umwuka siho Pawulo yavuganye nabo, ahubwo yavuganye nabo mu buryo bwa kamere. Utaravuka ngo avukire muri Yesu, avuke bwa kabiri, aba ariho mu buryo bwa kamere, aba yaravutse rimwe ku buryo bw'umubiri. Iki gihe rero Pawulo abwira Abakorinto yabafataga nk'abana kuko aribwo yaratangiye kubabwira ubutumwa bwiza. Ibi bivuze ko abana b'impinja muri Kristo ari abo bakijijwe vuba cyangwa se batangiye urugendo rw'agakiza, ariko kandi bakomeza gukura, bakura batungwa n'ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwuka, bakura bakurikiza ingero nziza z'ababanjirije, bakura bigishwa gukunda Imana, bigishwa gusenga, bakunda guterana kwera n'umugisha, bakurikiza inyigisho bahabwa n'abashumba. Ibyo bikaba ibyo kurya bitunga rwa ruhinja kugira ngo ruzabashe gukura kandi rukurire muri Kristo. Ndetse muri Kristo ntihabamo impinja gusa, habamo abasore, habamo inkumi, habamo ibyiciro byose nk'uko tubibona no mu buzima busanzwe, ubuzima bwa kamere cyangwa ubuzima bw'umubiri, kuko abavukiye muri Yesu bakurira muri Yesu, bakagera igihe cy'ubusore, igihe cy'ubukumi, ndetse bakazagera n'igihe cyo gusaza, bagasazira muri Yesu, bagasoza urwo rugendo rw'ubwo buzima bw'iyi si, bagataha kuko baba barakoreye ubugingo bw'iteka kandi Imana ibusezeranya abayikorera bose. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hariho n'igihe cy'ubusore. Icyo gihe cy'ubusore rero ni nacyo kigoranye cyane, ko haba hari byinshi birangaza abantu, kuko iyo uvuye mu cyiciro cy'ubuhinja ababyeyi bakomeza kukureberera ndetse bakagukorera n'ibishoboka byose, cyane cyane bagutoza n'iyo nzira y'agakiza, inzira bahisemo kugira ngo abana bazayisaziremo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Migani igice cya 20 umurongo wa 29, naho twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira ku busore. Ubusore ni igihe abantu baba bageze igihe bafite imbaraga, bagomba gukora byinshi kandi byiza, ariko iyo batatojwe neza n'ibibi bashobora kubikora. Aha rero twe turavuga abakuriye muri Yesu. Abangaba baba baratojwe ingeso nziza, baratoye inzira y'Imana no kuyikorera. Ijambo ry'Imana rero mu Migani igice cya 20 umurongo wa 29 riragira riti: ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo, kandi ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi. Ibi biratubwira ko muri Yesu, uretse za mpinja twabonye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto Pawulo yabandikiye, turasanga muri iki gitabo nanone cy'Imigani icyiciro cy'abasore, tugasangamo n'icy'abasaza. Ijambo ry'Imana rero tubwira ngo ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo. Abasore nk'uko nabivugaga ni icyiciro cy'abantu bafite imbaraga, bashoboye gukora, akenshi usanga ari nabo benshi. Aba rero imbaraga zabo nibwo bwiza bwabo, ariko kubera ko bakuriye muri Yesu, biba ubwiza bwabo iyo bazikoresheje ibyiza, bakorera Imana, bavuga ubutumwa bwiza, bafasha abababaye, bafasha abakene, bakora imirimo itandukanye
yo gushyigikira umurimo w'Imana ndetse no guteza imbere imiryango yabo iyo tuvuze mu buryo bw'imibiri. Turabonamo kandi ko ubwiza bw'abasaza ari uruyenzi rw'imvi. Imvi ni umusatsi w'umweru uri ku mutwe w'umuntu ukuze umaze imyaka myinshi ku isi, cyane ko nta basore bakunze kuzigira. Ibi rero iyo umuntu agize uruyenzi rw'imvi cyangwa se imvi z'uruyenzi, ibi ngibi ni umugisha utangwa n'Imana, kuko hari benshi batabasha kugeza muri iyo myaka. Ibi ni umugisha utangwa n'Imana kubera gukurira muri Yesu, ukavuka ugakura. Twabonye ko umuntu ahabwa ibitandukanye bimufasha gukura, ari ijambo ry'Imana, ari ugutozwa imirimo myiza, ari ugukorera Imana mu buryo bwose. Icyo gihe rero iyo umuntu ageze icyo gihe cy'ubusaza afite imvi z'uruyenzi, ni umugisha, umuryango uramwishimira, Imana iba yaramuhaye kurama, iba yaramuhaye umugisha. Icyo gihe aba afite n'abamwigiraho, cyane cyane ko ari nawe ugomba gutanga inyigisho cyangwa se amahugurwa cyangwa urugero rwiza, kugira ngo ba basore twavugaga nabo ubusore bwabo bubabera umugisha, ubusore bwabo bubabera ubwiza. Ubwiza ni ukuvuga ngo n'icyo umuntu areba akacyishimira mu byaremwe n'Imana, ariko aha turivugira ubwiza bw'abasore ko ari imbaraga zabo, imbaraga zo gukora, imbaraga z'ibitekerezo, imbaraga z'umwuka, imbaraga zo gufasha, imbaraga z'urukundo, imbaraga zo gutabara, imbaraga z'uburyo bwose zibasha kugira umumaro umuryango umusore arimo. Ahangaha ntabwo ariho honyine tubona Imana ivuga kuri ibi byiciro byo gukurira muri Yesu, kuko na Yeremiya hari icyo yabivuzeho. Yeremiya mu gice cya 31 umurongo wa 13 naho hafite icyo havuga kuri ibi byiciro navugaga byo gukurira muri Yesu. Buri wese agenda ava mu cyiciro ajya mu kindi, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu tuva mu bwiza tujya mu bundi, abava mu busore nabo bagenda bagana mu busaza. Ijambo ry'Imana rero muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 13 riragira riti, maze azishima byine, abasore n'abasaza bazishimira hamwe, kuko umuborogo wabo nzawuhindura umunezero, kandi nzabahumuriza batere kunezerwa mu kigwi cy'umubabaro wabo. Amen. Ahangaha ba basore na za nkumi, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, mwarazishima byine, aba ni abana b'abakobwa, ariko noneho abasore n'abasaza bazishimira hamwe. Bazishimira hamwe kubera umugisha bahawe wo gukurira muri Yesu, buri wese mu cyiciro cye. Bazishimira hamwe bari mu iteraniro ryera, kubera ko itorero naryo rigizwe n'ibyo byiciro byose. Iyo bahimbaza Imana baba bafite umunezero w'uko gucungurwa kwabo, kandi iyo bahimbaza Imana bari hamwe, imitima yabo iranezerwa, kandi icyo basabye Imana bahuje umutima irakibaha. Niyo mpamvu Imana ibabwira ko ibahumuriza ndetse ikabatera kunezerwa mu kigwi cy'umubabaro wabo. Umubabaro uba hanze, umubabaro ugirwa n'abatazi Imana, umubabaro ugirwa n'abadafite ibyiringiro, kuko abamenye Yesu baba bazi aho baruhukira, ndetse baba bazi n'uwo bari buture ibibazo bafite, kandi akabisubiza. Niyo atabisubiza bafite ibyiringiro by'uko hari umunsi bizakemuka, kandi nubwo bitakemuka uwo munsi, bafite ibyiringiro by'uko aha mu isi atari iwabo, igihe bazataha mu ijuru, imiruho n'imihate y'isi bazayiruhuka. Gukura rero muri Yesu Kristo, nk'uko tubibwirwa mu ijambo ry'Imana, ni umugisha. Ni umugisha kuri buri wese, ni umugisha ku wavukiyemo, ni umugisha ndetse twakwifuriza n'abo tubwira ubutumwa bwiza, kuko
ntabwo ibi abantu abamenye Yesu ntibakwiye kubyihererana ngo bamenye aho abantu baruhukira, bamenye ufite byose, bamenye uwo biringira, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe, uwakuriye muri Yesu ntacyo akena kuko muri we harimo byose. Niyo mpamvu mbwira abatarakizwa ngo kuvukira muri Yesu babigira intego, kuko niho haba gukura kwiza kandi kugira umumaro, gufasha nyirako ndetse kugafasha n'abandi basangiye urugendo. Kadusome nanone ijambo ry'Imana dusanga muri Tito igice cya 2 umurongo wa 6. Aha hose nahagenda havuga ku busore. Impamvu navuga ku busore umwanya munini ni uko abasore ari bo bafite imbaraga nyine nk'uko twabivugaga zo gukorera Imana, bakaba kandi ari bo bafite ubushobozi bwo guhindura byinshi mu buzima barimo, bagafasha sosiyete cyangwa umuryango barimo guhinduka, bakawufasha gutera imbere, bakawufasha mu buryo bwose, bakawushyigikira, kandi ni umunezero ku babyeyi iyo abana babo bakuriye muri Yesu. Ijambo ry'Imana muri Tito igice cya 2 umurongo wa 6 riragira riti, n'abasore nuko ubahugure kudashayisha, wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu iyigisha ryawe ugaragaza uko uboneye, udapfa gutera waraza. Ijambo ry'Imana riratubwira ko abasore bagomba guhugurwa. Abasore ni icyiciro nari ndimo mvuga gifite imbaraga, cyumva vuba, kibasha gukora byinshi, ariko muri ya mikurire y'abasore cyangwa se muri ya mikurire yo muri Kristo, bisaba nanone ko mu byo abana bahabwa habamo n'inyigisho, hakabamo kubahugura kugira ngo badashayisha, kugira ngo badakora ibyo biboneye, kugira ngo umurongo bahawe cyangwa inyigisho bahawe, inzira beretswe, inzira bahitiwemo, inzira bayobowemo n'ababayobora cyangwa ababyeyi, kugira ngo bazayisaziremo, bisaba rero ko bahabwa inyigisho z'ijambo ry'Imana, inyigisho z'ubuzima busanzwe, inyigisho zibaburira ku bibi biri mu buzima busanzwe iyo abantu batandukiriye bagata inzira y'agakiza. Ibi rero bisaba ko uru rubyiruko cyangwa se aba basore baba icyitegererezo, aba bandi baba ari inyuma b'impinja cyangwa batangiye gukura, kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kogera kandi ukorwe neza, Imana ikomeze kugira abakozi yishimira bagifite imbaraga. Ijambo ry'Imana rero ntirigira umugayo, risaba umuntu wese kwizera Imana, kuyikunda no kuyikorera, ndetse akanakunda n'abo abana nabo ndetse n'abo ahura nabo, akarangwa n'urukundo mu byo akora byose. Ibi rero bituma umusore wahuguwe cyangwa wahawe inyigisho adakora ibyo yiboneye, atitwara uko ashatse ngo za mbaraga ze zibe imfabusa, mu gihe twasanze ari bwo bwiza bw'umusore. Imana muri uku guhugura itubwira, muri uku kwigisha, kugira ngo wa musore agende mu nzira itunganye, akora imirimo itunganye, bisaba nanone ko agomba kugira ubwenge, akamenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Imana ikamuha kujijuka ndetse ikamuha no kugira amakenga. Ndagira ngo dusome nanone mu gitabo cy'imigani twari twasomye nanone, ariko dusome noneho igice cya 1 umurongo wa 4, aho ijambo ry'Imana rivuga riti, niyiha umuswa kujijuka, n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga, kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge, kandi umuhanga agere ku migambi itunganye. Uyu musore tuvuga, Imana imuha kumenya no gusobanukirwa. Kumenya ni ukumenya Imana,
kugira amakenga ni ugutinya ikibi, ni ukwanga icyaha, ni ugutandukana nacyo, kandi uko niko kuba umunyabwenge. Kandi uwamenye ubwenge atega amatwi kugira ngo abashe kunguka ubundi bwenge nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, ndetse akaba n'umuhanga. Ibyo bikamufasha kugera ku migambi ye, imigambi yo mu buzima busanzwe, imigambi yo gukorera Imana, imigambi yo kuvuga ubutumwa bwiza, imigambi yo gukiranuka, imigambi yo gufasha abandi, imigambi yo gusohoza ibyiza ku bandi, kugira ngo isi, uyu musore igihe cy'ubusaza bwe azabe yarabaye icyitegererezo cy'abandi, kandi azafashe benshi guca mu nzira nk'iyo yanyuze, inzira izahesha ababyeyi agaciro, inzira izahesha nyir'ukwinyura umugisha, ndetse inzira izigisha benshi bazakurikiraho kugira ngo bazatandukane n'ikibi, bace inzira y'agakiza, bavukire muri Yesu, bakurire muri Yesu, basazire muri Yesu, ndetse bazatahe muri Yesu igihe bashoje urugendo rwo muri iyi si. Gukurira muri Yesu ni umugisha ku babibonye, ni amahirwe tutagomba kwitesha. Hari ubwo akenshi abasore bagira byinshi bibarangaza, n'uwari warakijijwe ugasanga ibumoso hari ibimukurura, iburyo hari ijambo ry'Imana, hari umutima, hari Mwuka Wera umubwira ngo iki ni kibi, ariko ati ibi nzabikora ejo. Niyo mpamvu uwo musore tugomba guhozaho, tukamuhugura, tukamwigisha, tukamugira inama, tukamuba hafi nk'uko tuba hafi abandi bafite ibyo bakeneye cyangwa abakeneye gukizwa tugomba gufasha mu rugendo baba batangiye. Reka nanone turebe ijambo ry'Imana icyo ritubwira muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 12 n'uwa 13. Aha hose haravuga ku buzima bwo muri Yesu, gukurira muri Yesu. Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 12 haragira hati: ndabandikiye bana bato, kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe ku bw'izina rye. Wa 13: namwe base ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Ndabandikiye bana bato kuko mwamenye Data wa twese. Amen. Ijambo ry'Imana riracyavuga kuri bya byiciro, abana bato ndetse n'abasore. Iyo bavuga ngo ndabandikiye abana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe, aba ni ba bandi bagikizwa, bavutse, baciye inzira ya Yesu bagatandukana n'inzira y'ibyaha, bakavuka bwa kabiri bakakira Yesu nk'umukiza wabo n'umucunguzi. Aba nibo bana bato, nibo Yohana abwira ko abandikiye mu buryo bwo kubahugura. Arabwira kandi base baba abana, kubera ko bamenye Imana ndetse bakaba bariho bafasha n'abana babo baciye inzira y'agakiza kugira ngo barusheho kubafasha kumenya Yesu. Ndetse ati ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Umusore waciye inzira y'agakiza, umusore watsinze imbaraga z'umubiri agaca inzira yo gukurikira Yesu, uwo nguwo aba yanesheje umubi, aba yanesheje icyaha. Aba rero nibo Yohana yandikira muri uru rwandiko, ababwirira ko kubera ko bamenye Data wa twese, niyo mpamvu afite icyo ahuriyeho nabo, avuga ururimi bumva, abandikira bahugura kugira ngo bakomeze muri iyo nzira, batandukane n'umubi nk'uko ijambo ry'Imana ribabwira ko bamunesheje. Kandi akabagira inama zo kudakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi, cyane cyane ko ibi ngibi ari byo bikunze kugusha abantu cyangwa kubasubiza inyuma cyangwa kubatesha inzira y'agakiza. Muri Yesu byose birahari, ari iby'iyi si birahari, arabifite, ari iby'ubugingo arabifite. Uri muri Yesu ntacyo akena, uri muri Yesu ntacyo yifuza ngo akibure. Niyo atakibonye uwo munsi, azi neza ko azakibona, kuko Imana yaduhaye umwana wayo, ntizabura kumuduhana n'ibindi. Ijambo ryayo niko ritubwira.
Umusore rero wamenye Yesu agomba kwirinda ikibi cyose, agomba gutandukana nacyo, agomba kukigendera kure kugira ngo Satani atamuriganya umugisha yagize wo kuvukira muri Yesu, agakurira muri Yesu, kuko isaha iyo ari yo yose ubwo buntu yabutakaza kubera ko Satani yabumuriganije. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 119 umurongo wa 9 riratubwira ngo umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umusore wakurikije ijambo ry'Imana cyangwa warikurikiye, umusore wakurikiye inzira ya Yesu yeza inzira ye, ariko udakoze ibi agakora ibitandukanye nabyo yerekeza mu nzira yo kurimbuka, inzira yanduye, inzira yayindi tuzi ko yagutse, nyamara iyi tuvuga inzira yo gukurikira Yesu, iyi nzira umusore azeza ni inzira ifunganye, inzira igoye. Bitewe n'ifunganye, kubera iki ifunganye? Kubera ko hari byinshi by'iyi si dusabaga gutera umugongo kugira ngo dutandukane n'ikibi, kugira ngo turusheho gukurikira umwami kandi tumukorere tutamubangikanyije n'ibi by'isi. Dufite ingero nyinshi z'abasore rero babereye umugisha aho bari, nk'uko nariho mbivuga ko umusore wakurikiye inzira ya Yesu abera umugisha umuryango we, abera umugisha itorero rye, abera umugisha igihugu, abera umugisha isi, abera umugisha abamwigiraho, abera umugisha abamukurikira, abera umugisha aho ari hose. Ibi bisaba ko buri musore yeza inzira ye akayitunganya, ahora yihugura, akagira ubwenge, akagira ubumenyi, kugira ngo Imana ikomeze kumushyigikira mu rugendo rwe, ikomeze kumushyigikira mu migambi ye. Iyi nanone ni inshingano y'itorero yo gufasha abana b'Imana, abakivuka, abakibyiruka, abagikura, ndetse no gufasha abasaza mu gihe bageze mu zabukuru kugira ngo babasindagize, bazasoze urugendo neza nk'uko baba baragize umugisha wo gusazira muri Yesu. Dufite rero ingero z'abasore babereye umugisha aho bari, nk'uko nabivugaga. Abo nabo twabareba kuko bafite icyo bigisha abandi. Ijambo ry'Imana rero mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3 umurongo wa 1 riragira riti, uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Ibi biratwereka ko Samweli yakuriye mu nzu y'Imana, akurira imbere y'Uwiteka, aramukorera, abana n'umutambyi Eli. Hari ubwo yajyaga ijwi rimuhamagara, ijwi ry'Imana, ariko ntamenye gusobanukirwa kuko yari akiri umwana, yari wa wundi twabonye ukiramizwa amata. Ariko Samweli uyu mu mikurire ye yagiriye abamukikije cyangwa abamuri hafi cyangwa se aho ari yababereye umugisha, afasha ubwoko bwa Isirayeli, afasha abakurikiye Yesu kubahugura, nubwo nawe atari yese amenya Yesu kandi yari atarahishurirwa n'ijambo rye. Uwiteka niyo mpamvu yamuhamagaye 3, undi akabadoka agasanga Eli bimwe by'umwana atarasobanukirwa, ariko yigiye ku birenge bya Eli, agenda akura, akorera Imana mu buryo bushimishije. Uru ni urugero rumwe dusanga mu ijambo ry'Imana, tubonamo abakuriye imbere y'Imana, abakuriye muri Yesu bakabera abandi umugisha. Ndetse Samweli uyu ni nawe wimitse Sawuli aba umwami w'Abisirayeli. Muri iki gitabo dusoma nanone cya Samweli, nanone tugenda tubonamo aho yagiye agira umumaro mu buryo butandukanye.
mu gice cya 17 umurongo wa 55 naho bavugamo imirimo ya Samweli wakuriye ku birenge bya Eli, akaza kuvamo umukozi w'Imana, akavamo umuhanuzi ukomeye. Ijambo ry'Imana rero riratubwira muri iki gitabo cye mu gice cya 17 umurongo wa 55 ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'Umufilisitiya, yabajije Abuneri umugaba w'ingabo ze ati, harya uriya muhungu ni mwene nde? Abuneri nawe aramusubiza ati, mba ntuma utabaho nyagasani nkamumenya. Uru ni urugero rundi rwa Dawidi utari uzwi, Dawidi wari umwana waragiraga intama, Dawidi wakuriye mu muryango woroheje, ariko uyu yaje kuba umwami asimbura Sawuli. Imana inyaga Sawuli kubera imyitwarire ye, yimika Dawidi wari umwana waragiraga intama, imutoranya mu bavandimwe be benshi, imuha umugisha wo kuba umwami w'Abisirayeli. Imirimo ye turayizi, izi Zaburi turazizi. Dawidi yabaye urugero rwiza, aba umugisha, aba urugero rw'abasore Imana yishimira. Uyu rero wavukiye mu muryango utazwi, uyu umwami Sawuli yabazaga ngo ni mwene nde, Abuneri akamuyoberwa. Uyu ni urugero rw'umusore wakoreye Imana, wakuriye mu biganza by'abizera, umwana Imana yatoranije, iramwimika, imukura mu kuragira intama. Tuzi neza uko yatsinze Goliyati, abantu bari baramunaniwe, ariko wa mwana utanitwaza intwaro zihambaye, ari akabuye gusa yakoresheje, akiza Abisirayeli intambara z'urudaca za Goliyati. Urundi rugero tubona rw'abasore twakwigiraho cyangwa abasore bakwigiraho, babereye umugisha aho bavuka cyangwa se aho bari, babereye umugisha ababakurikiye, ababereye umugisha abababonye, ni urugero rwa Daniyeli nawe yari umwana w'umusore wakuze akunda Imana, nawe Imana imwishimira. Reka turebe nawe icyo ijambo ry'Imana rimuvugaho, hanyuma twumve nawe mu busore bwe icyo yakoze cyatuma ari abasore, ari abasaza, ndetse n'abana bato bakibyiruka, abo bose bamwigiraho. Ijambo ry'Imana riravuga riti, maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Aba basore ni Daniyeli, Saduraka, Meshaki na Abedenego. Aba ngaba tubazi nk'abasore bakunze Imana, abasore banze kuramya ibigirwamana, abasore banze gukorera Imana y'umwami Nebukadinezari, ahubwo bahitamo gukorera Imana, ndetse banga n'ibyo kurya by'ibwami. Bibwiraga ko mu buryo busanzwe iby'ibwami ari byiza, ariko bo barabyanga kuko babonaga bidahuye n'inzira barimo, bitabafasha mu rugendo barimo. Aba ni abasore tuzi neza bashoboye, banatinyutse guhagarara imbere y'umwami, bamubwira ko batazakorera Imana yabo, Imana ya Nebukadinezari, ahubwo ko bakwemera bakabura ubugingo bwabo, kandi ko bizeye ko Imana bakorera izabakiza. Uru ni urugero rwiza rero rw'abasore bakoreye Imana, urugero rwiza rw'abasore Imana yishimira, urugero rwiza rw'abasore bakoze umurimo w'Imana ndetse bakawugeza ku musozo. Aba rero ntabwo ari bo bonyine, hari n'izindi ngero nyinshi, ariko kandi hari icyitonderwa muri ibi byose. Ni byiza ko tubikora,
ni byiza ko dukurikira Imana, ni byiza ko dukurikira inzira y'agakiza, ariko hari ibibangama muri uru rugendo abantu bagomba kwirinda. Ibyo tugomba kwirinda gukora nk'abavandimwe ba Dawidi twamaze kubona bamugurishije, barangiza bagafata umwambaro we. Dawidi bene se baramwangaga, Yozefu bene se baramugurisha ndetse we banabwira se ko inyamaswa yamuriye, bazana umwenda uriho amaraso nyamara bamugurishije. Aha rero twirinde ishyari, ibi byose byaterwaga n'ishyari, kugira ngo ibyo twifuza kugeraho tubigereho. Tugomba gutandukana n'ikibi, tugomba gutandukana n'ishyari, tugomba gutandukana n'urwango, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko udakunda abatazi Imana. Aba rero nabo ni ingero zabo tugomba kwigiraho, tugaca ukubiri n'ingeso zabo n'imico yabo n'imikorere yabo, kugira ngo tudateshuka ku nzira twahisemo, inzira y'agakiza. Ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 20 umurongo wa 5 riragira riti, imigambi yo mu mutima w'umuntu ni nk'amazi y'umuhengeri, ariko umunyabwenge azayifindura. Umunyabwenge twavuze ni bamwe twavugaga haruguru. Imigambi yo mu mutima w'umuntu rero iba yihishe, ntigaragara. Ni nka za nzozi Daniyeli yasobanuriye Nebukadinezari, nta wundi wari kubasha kubimenya uretse uwahawe iyi mpano n'Imana. Niyo mpamvu rero imigambi y'umuntu ari nk'amazi. Imuhengeri ni ahantu kure hasi, ubundi nta n'ubasha kuhajya, ariko nubwo ibintu byaba bihishwe bite, umunyabwenge Imana imubashisha kuzayifindura. Iyo abantu bakuriye muri Yesu, iyo abantu bavukiye muri Yesu, bagakurira muri Yesu, bagasazira muri Yesu, hari indangagaciro bagomba kugira. Izi zirajyana n'imyitwarire dusanga abasore bagomba kugira, abasaza bagomba kugira, zo kwitwara neza. Indangagaciro rero muri ubu buzima bwo gukurikira Yesu ni nyinshi, ariko izo nifuza ko tuvugaho ni nk'esheshatu. Iya mbere ni ukuba isugi cyangwa imanzi. Ijambo ry'Imana ridusaba kubaha abo turi bo, kwitwara mu buryo butanga urugero. Imibiri yacu ntituyikoreshe ibyo twiboneye, kuko ari insengero za Yesu. Niyo cyo gituma tugomba kwirinda kuyikoresha ibidakwiriye. Indangagaciro ya kabiri niyo kubaha ubuyobozi. Ari aho dutuye mu midugudu haba ubuyobozi, uhereye aho ukazamura ukageza ku rwego rw'igihugu. Kubaha rero ni indangagaciro y'umuntu wakuriye muri Kristo Yesu, indangagaciro y'umuntu wamenye Imana, indangagaciro y'umuntu ufite bwa bwenge twavuze, indangagaciro y'umuntu wigishijwe ndetse watojwe n'ingeso nziza. Iya gatatu ni ukubaha ababyeyi. Iyo umwana atubashye ababyeyi cyangwa abamurera, ntabwo agira umugisha, aba ikivume. Ntabwo inyigisho, uburere bwiza, imico myiza ababyeyi batoza abana, ntabwo agira umugisha wo kuyibona, kubera ko abatubashye ababyeyi akenshi aba yanatandukanye nabo. Icyo gihe akora ibyo ashaka, agaca za nzira yiciriye, akenshi atazi n'ikizirimo, rimwe na rimwe bikanamugiraho ingaruka. Niyo mpamvu rero kubaha ababyeyi ari indangagaciro z'ubuzima bwa gikristo ndetse n'ubuzima busanzwe, kuko byombi bigira aho bihurira. Indangagaciro ya kane idusaba kugira umurimo. Kugira umurimo, hari umurimo dukora mu buzima busanzwe, imirimo idutunga, imirimo tubyuka tujya gukora, ikadufasha kubona ibikoresho cyangwa se ibyo dukeneye muri uyu mubiri, bidufasha mu rugendo rwa buri munsi.
ariko hari n'umurimo w'Imana. Niyo mpamvu mu buzima bwacu tugomba kugira imirimo, tukagira imirimo kandi myiza, imirimo yemewe, imirimo ibyara inyungu mu buryo bw'umubiri, inabyara inyungu mu buryo bw'umwuka. Ijambo ry'Imana naryo hari icyo rivuga kuri iyi ndangagaciro mu Migani igice cya 14 umurongo wa 23, aho rigira riti umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Umurimo wose wemewe werekejeho amaboko yawe ukawukorana umwete ushobora kukubyarira inyungu, ariko iyo nta murimo ukora ahubwo utunzwe no kuvuga, cyangwa se ari wo murimo wahisemo, icyo gihe ntacyo utunga, ntacyo winjiza kigufitiye umumaro, ahubwo rwa rurimi rwawe rugutera ubunebwe, rukagukururira ubukene, ndetse n'ibyo waba wari warabashije kubona bikahagendera. Aha rero ndashishikariza buri wese ugeze igihe cyo gukora, ndavuga haba mu nzu y'Imana, haba no mu buzima busanzwe. Abana bato bakora imirimo itandukanye mu nzu y'Imana, bararirimba, baracuranga, bakora isuku. Abasore nuko bavuga ubutumwa, abasaza nuko bafasha abababaye, bakamamaza inkuru nziza. Muri ibyo byiciro byombi, ari imirimo yo mu buzima busanzwe, ari imirimo yo mu nzu y'Imana, ni byiza ko iyi ndangagaciro iranga uwakuriye muri Yesu Kristo. Indangagaciro ya 5 ni umuryango. Umuryango udufasha gukura, umuryango udufasha kubona ibyo dukeneye kugira ngo dukure. Cya gihe tugifite intege nke, ariko niyo tumaze kugira imbaraga, dukeneye umuryango ngo tugire inama, dukeneye umuryango ngo natwe tuwufashe ibyo ukennye, cyangwa se tunawufashe mu kuwuherekeza no kuwushyigikira mu mirimo itandukanye. Umuryango mu nzu y'Imana tugereranya n'itorero. Itorero riraturera, ryo twigiramo gukorera Imana. Umuntu agahera muri bwa buto bwe agira umurimo akora, nahereye hejuru mvuga, ariko akawukora ari no mu muryango kugira ngo ukomeze kumushyigikira, abone imbaraga, abone ubushobozi bwo gukora wa murimo w'Imana ndetse n'umurimo wo mu buzima busanzwe. Indangagaciro ya 6 harimo kubaha umukene. Kubaha umukene ni indangagaciro ikomeye cyane ku bamenye Yesu, ku bakuriye muri Yesu, kuko utubashye umukene, ibi ngibi bikurura ubwibone. Umukene tukibuka ko ari umwana w'Imana waremwe mu ishusho yayo. Umukene dushobora gusanga muri bya byiciro bibiri. Dushobora gusanga umukene ukennye iby'umubiri, hakaba n'ukennye ijambo ry'Imana. Aba bakene bombi tugombye kububaha kandi tukabafasha kugira ngo tubakure muri bwa bukene, kuko twabonye ko bisaba ko umuntu agira n'umurimo kugira ngo umurinde ubukene buzanwa n'amazimwe y'ururimi. Kubaha umukene rero ni indangagaciro ikomeye, ni ikimenyetso cyo gukizwa, ni ikimenyetso cy'ubumuntu, ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu yavutse bwa kabiri. Nubwo bimeze bityo, hari indangagaciro, hari ukuvuka, hari ugukura, hari ugusazira muri Yesu. Tugomba kumenya icyo dukwiye gukora n'icyo tubujijwe muri bya byiciro byose turimo. Tugomba kumenya gutandukanya ubwigenge n'ububata. Hari ibyo abantu bakora bavuga ngo ni uburenganzira bwabo, ubwo bahabwa n'amategeko, cyangwa se hakabaho n'ibyo amategeko atagira icyo avugaho. Hariho ibyo umuntu yibwira ko ari uburenganzira bwe, nyamara bikururira umuntu ububata. Itandukaniro ryabyo rero ndagira ngo naryo turirebe mu ijambo ry'Imana. Ntitwitwaze uburenganzira, ahubwo ngo tube imbata y'ikibi, nk'uko Yohana abisobanura mu ijambo ry'Imana mu gice cya 8
umurongo wa 32 atwereka neza itandukaniro ry'ibi byombi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ukuri ni uko ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uwarimenye ntaba akiri imbata y'icyaha, ntaba akiri imbata ya Satani, ntaba akiri imbata y'icyo ari cyo cyose, ahubwo kwa kuri yamenye ko ijambo ry'Imana niko kumutandukanya n'ubwo bubata bw'ikibi. Icyitwaga ubwigenge bwo kwibera mu byaha ugakora ibyo wiboneye, iyo wamenye ijambo ry'Imana bigukura mu bubata. Ububata bukaba butandukanye n'ubwigenge. Ubwigenge ni ugukora ibyiza, ni ugukora ibyo wemererwa, ariko ibyo wemererwa bitakugira imbata y'icyaha. Kuba imbata y'icyaha, uwari warakuriye muri Yesu iyo asubiye mu byaha, kwa gukura kurahagarara, ndetse akanasubira inyuma nk'umurwayi, kuko ibyo yari afite bimurinze biba byatakaye. Niyo mpamvu rero tugomba guca ukubiri n'icyaha, tugatandukanya ubwigenge n'ububata, kuko ububata ari bwo dukururirwamo n'icyaha, tukaba tugomba guca ukubiri n'icyaha, tukagira ubwigenge bwo gukorera Imana mu mudendezo n'umunezero wose, ariko kandi tugatandukana n'ikibi. Ijambo ry'Imana nanone mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 12 uravuga ngo byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ni ukuri twemerewe gukora byinshi, ariko ibyo byinshi ntabwo ariko bitugirira umumaro. Twemerewe kugenda, ariko tukagenda dufite aho tugiye. Iyo uvuye aho ukajya mu mujyi, urugendo rudafite icyo rugamije, urwo ngurwo rwitwa imfabusa, nta n'icyo rukumariye, nta n'ubwo ukwiriye kurujyamo. Urabyemerewe kugenda koko, ariko se akamaro kabyo ni akahe? Urwo ni urugero rw'icyo twemerewe, ariko buri gihe kitaba kidufitiye akamaro. Twemerewe kurya, twemerewe kunywa kugira ngo tubeho, ariko nta nubwo tuzategekwa n'inda ngo idutware uko ishaka, idutegeke, tunanirwe gusenga, tunanirwe kwiyiriza kugira ngo tube imbere y'Imana, inda itubwire ko bidashoboka. Oya, ntabwo tugomba gutegekwa nayo, nubwo kuyiha ibyo kurya tubyemererwa, ndetse ari n'uburenganzira bwacu, ariko ibyo byose siko bidufitiye umumaro. Aho ndacyatandukanya ubwenge cyangwa se ubwigenge n'ububata. Ubwigenge, twumva ibihugu ko byigenze, twumva ibihugu ko byabonye ubwigenge ndetse bikizihiza n'iminsi mikuru. Ni ukuvuga ngo biba byaravuye mu bukoroni. Gukoronizwa ni iki? Gukoronizwa ni gukorera umuntu ibyo ashaka, ni ugukoreshwa agahato. Urugero rwa hafi ni ibyo Abanyegiputa bakoreraga Abisirayeli. Urugero mu gihugu cyacu twakoronijwe n'Ababiligi. Abo ngabo twategekwaga nabo tugakora ibyo bashaka. Igihugu cyacu ntikivugwe, hakavugwa icyabo, tukagendera ku mabwiriza yabo. Aho ngaho nta bwigenge twari dufite. Muri Yesu utarabona ubwigenge cyangwa utarigenga, uwo ntabamo. Ahubwo mu isi y'umubiri, utarakira Yesu ngo amubere umukiza n'umucunguzi, utarabatizwa, utarabyarwa ubwa kabiri, uwo nguwo niwe ukiri imbata, niwe utarabona ubwigenge, kubera ko aba agitwazwa igitugu cya Satani. Ariko ababonye ubwigenge baba muri Yesu,
bakanezezwa n'ibyiza Imana itanga, bagahabwa umugisha mu byo bakora, ndetse bakarushaho no kugira imbaraga zo gukorera Imana, bakarushaho kunguka, kubera ko muri Yesu ariho tubonera ibyiza byose, muri Yesu ariho tubonera ibyo dukennye, muri Yesu ariho turuhukira imibabaro y'iyi si, kandi dufite ibyiringiro by'uko nyuma y'ubu buzima tuzahabwa ubugingo bw'iteka nk'uko Imana ibudusezeranya. Ndasabira buri wese, ndasabira ukurikira iri jambo ry'Imana gukizwa, ndamusabira kuvuka ku bataravuka bakiri hanze, ndamusabira rero uwageze muri Yesu gukuriramo, akaberamo umusore, akagira imigisha twabonye. Ndamusabira kandi gusazira muri Yesu kugira ngo abere abandi icyitegererezo, abazigira ku birenge bye nk'uko Samweli yigiye ku birenge bya Eli akavamo umukozi w'Imana. Ndifuriza buri wese ko yakurikira iyi nzira, agakizwa, akavuka, akabyarwa muri Yesu, hanyuma akaba umusore ndetse akazasaza asaziye muri Yesu, nk'uko natangiye mbivuga. Umuririmbyi yavuze ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Ndifuriza buri wese kugumamo kandi agahabwa umugisha. Ijambo ry'Imana ni rigari, ariko buri wese agira icyo akuramo bitewe n'icyo yari akennye, bitewe n'icyo yari ababaye. Ahangaha natwe buri wese akuremo icye kandi kimugirira umumaro. Dawidi yari umwana akiva mu ntama yabanje kujya aririmbira Sawuli. Uyu munsi ndashishikariza buri wese kuririmba ishimwe, kuririmba ineza y'Imana, kuririmba gukizwa kwacu, kuririmba gucungurwa kwacu, kugira ngo dukomeze kurwanya ikibi, nk'uko ijambo ry'Imana Zaburi ya 7 igice cya 10, ijambo ry'Imana Zaburi ya 7 umurongo wa 10 ivuga ngo ububi bw'abanyabyaha bushire, nawe ukomeze abakiranutsi, kuko Imana ikiranuka. Imana ikiranuka igerageza imitima n'impyiko by'abantu. Tugomba gukora umurimo w'Imana kugira ngo abanyabyaha bakizwe, niko ijambo rivuga ko bashira, ububi bwabo bushira, hanyuma Imana igakomeza abakiranutsi. Dukomeze gukiranuka, dukomeze kumvira, dukomeze kuzuza ijambo ry'Imana imitima yacu kugira ngo ryirukane ikibi kiri muri twe, kandi dukomeze kumvira ari ababyeyi, ari abashumba, abadufasha bose, ari abayobozi. Dukomeze gukora imirimo myiza mu buzima bwa buri munsi, dukomeze kubaha abakene, dukomeze kwiyubaha ubwacu, kandi dukomeze gukora ibishimwa n'Imana kugira ngo tubere abandi icyitegererezo. Ijambo ry'Imana icyo rivuga kuri ibi byiciro byose, buri wese hari aho yisanga, hari aho yibona. Ndagira ngo rize kumufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe n'uko aza kuryumva cyangwa aza kurisoma, kandi turusheho kugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze kubona impamba n'intwaro muri uru rugendo rugana mu ijuru. Ndagira ngo dusoze dusenga, nsabire umugisha abakurikiye ndetse n'abaza gukurikira, nsabire gukizwa abatarakira Yesu, nsabire gukurira muri Yesu abavukiyemo, nsabire gukomezwa muri Yesu abarimo, nsabire kuzasazira muri Yesu abatambutse muri ibyo byiciro byose muri Yesu. Ijambo ry'Imana rikomeze kubakomeza, Umwuka Wera akomeze kubayobora, Imana ikomeze kubiyereka, kandi ikomeze kubaha imbaraga muri uru rugendo. Uwiteka Imana, dushimye izina ryawe, dushimye gukomera kwawe, dushimye ijambo ryawe. Ntabwo rimanikira ubusa Mwami, hari icyo riba rije gukora,
ndakwinginze ngo ugendere ubwoko bwawe bwateze amatwi cyangwa buze gutega amatwi, bahishurire icyo ijambo ryawe ribashakaho, icyo ijambo ryawe ribabwira, kugira ngo Mwami Imana abataravuka muri Yesu ubafashe kuvuka, bakwakire nk'umukiza n'umucunguzi, abakiri impinja ubaramize amata, Data we kubaha ibyo kurya batarakomera nk'uko twabibonye, kugira ngo Mwami Imana tubarinde kugwingira mu buryo bw'umwuka, kuko nabyo bibaho mu buryo bw'umubiri. Data ugirire neza abarwayi, ubambike imbaraga, baremere ibyiringiro, kugira ngo bibone muri ibi byiciro byose, kandi buri wese icyo yari arimo Mwami akomeze umurimo. Abarwayi rero bakize, ab'intege nke ubakomeze, bari mu nzu y'imboho bagirire neza Mwami Imana, imfubyi n'abapfakazi ubambike imbaraga, ubaremere ibyiringiro bishya, kugira ngo Data barusheho kugukorera, ukomeze kubagira ibikoresho wishimira, kandi Mwami bagire umugisha wo kukumenya, ndetse bazahabwe n'ubugingo buhoraho. Nshimye ineza yawe, nshimye ko wabanye nanjye, nshimye Mwami Imana umurimo wankoresheje, ndetse nsaba ngo ukomeze kunyambika imbaraga nanjye ndushaho kugukorera. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru, ijambo ryawe rikomeze kogezwa ku isi, kugira ngo Mwami Imana abakizwa bakomeze kuba benshi, dutandukane n'icyaha kandi dutere imbere. Mwami Imana imbogamizi muri ibi byose ni nyinshi, nsabiye n'igihugu cyacu umugisha, nsabiye isi yose kugirirwa neza nawe mu bihe turimo bya korona, kugira ngo Mwami Imana iki cyorezo kiveho, gikurweho n'ineza yawe n'imbabazi zawe, kugira ngo ubwoko bwawe twongere guterana kwera mu buryo busanzwe, tugutambire Mana, tuguhimbaze, tukubyinire indirimbo z'amashimwe, kuko watubereye Imana, waturinze mu bihe byatambutse, kandi dufite ibyiringiro byo kuzakomeza kubana natwe mu bihe bizaza. Ishimwe ni iryawe, gukora ni ukwawe Mwami, icyubahiro ni icyawe, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.